Bantu banjye ndagira ngo tumanze turebane aya mashusho twitonze mbere yo gukomeza. Dukuremo imitima yanduye, duhindura imitima, dukuremo imitima, dukuremo imitima ikomeye, dukuremo imitima yo kwishyira hejuru, dukuremo imitima yo kwinangira, duhindurire imitima, reka duhindurire imitima, reka ube mushya mu mitima yacu, reka tureke kukumenyera, reka tureke kubimenyera, reka ube mushya mu mitima yacu, reka twubakire ubuhamya, reka dukomereze ubuhamya, dukomereze imitima, duhindurire imitima, weretse umutima wawe umwe wese uranga, reka mwabusura umutima wawe, reka uhindure umutima wawe wese uranga, hindura imitima yacu, hindura imitima yacu, tembesha imigezi nawe, reka utembeshe imigezi, reka uduhe kurira amazi wahaye wa Musamariyakazi wawe, wamubwiye ko nayo mata azongera kugira inyota ukuye, wamubwiye ko nayo mata azongera kugira inyota ukuye, wamubwiye ko nayo mata azongera kugira inyota ukuye, yazamutse umusozi ahamya ko yahuye nawe. Nk'uko bigaragara muri aya mashusho tumaze kureba ndetse tukanayumva, ni mu isengesho rikomeye cyane ry'uwitwa Kwizera Emeline wamamaye ku kazina ka Ishanga, wasabaga Imana guhindura imitima y'abakora ibitayishimisha birimo kwishyira hejuru ndetse no kwinangira, ubwo yari mu rusengero rwa The Enlightened Christian Fellowship ruri mu mujyi wa Kigali. Abantu benshi baribaza bati ubundi uyu Kwizera Emeline wakiriye agakiza nk'uko abitangaza ubundi yamenyekanye ati? Mureke dusubize igihe inyuma twirebere. Ubundi Kwizera Emeline uzwi ku kazina ka Ishanga ni umukobwa wavutse mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni umukobwa kandi akaba ari umunyarwandakazi wamenyekanye cyane ku mbuga nkoranyambaga bwa mbere biturutse ku mashusho. Uyu mukobwa yifotozanyije na Muhisha Benjamin cyangwa se tuzi nka Taiga B, one of a kind, ubwo ndavuga The Ben, mu karere ka Musanze. Ari naho uyu mukobwa yakuye akazina ka Ishanga, kuko icyo gihe mwibuke ko ubwo barimo bifotoza hari agace k'amashusho The Ben asa nuka bakaba mu mukaba w'uyu mukobwa asa nugira ibintu akurura. Abantu benshi bahise batekereza ko The Ben yari arimo gukurura imyenda y'imbere y'uyu mukobwa. Ni ibintu byabaye viral ku mbuga nkoranyambaga izi zitandukanye zicaho amajwi, amafoto ndetse n'amashusho. Urugero naguha nk'iyi YouTube nkurikiyeho kano kanya, Facebook, Instagram n'izindi zigiye zitandukanye, no ku bitangazamakuru babigarutseho. Gusa nyuma y'iyo saga yose, uyu mukobwa mwibuke ko yaje guza agatangaza ko ari Ishanga The Ben yakoragaho, arimo kumubaza ati ese nawe wambara ishanga? Ibyo birarangira. Uyu mukobwa Kwizera Emeline yongera kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, avugisha benshi ku mashusho y'urukozasoni yagiye asakazwa. Gusa muri Mutarama 2025 uyu mukobwa yaje gufungwa, kandi akaba yarayoboye itsinda ryitwa Rich Gang ryarimo abandi b'urubyiruko rugenzi rwe bagaragaraga muri ayo mashusho. Ndetse muri ayo mashusho niho uyu mukobwa kandi yakuye akazina ka Heineken icupa. Ndagira ngo ibyo byose murabyibuka akantu ku kandi. Ariko nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka kandi ngo uko ntawe uhora uko yahoze, Kwizera Emeline ku itariki ya 8 z'ukwezi k'Ugushyingo 2025 uyu mukobwa w'imyaka 24 y'amavuko yabatijwe mu mazi menshi na Pastor Didier Habimana wo muri Zion Temple iherereye Kimironko. Icyo gihe yatangaje ko atakiri imbata y'ubusambanyi, ashima Imana yamuhaye agakiza ndetse ahindurirwa izina, yitwa inshuti ya Yesu nk'uko mbere yitwaga Ishanga cyangwa se n'ibindi byinshi. Ubu ngubu ni inshuti ya Yesu. Kwizera Emeline kugeza muri aka kanya ntaterwa isoni no kuba yitwa inshuti ya Yesu cyangwa se kuba yarakiye agakiza, kuko mu magambo akomeza kugenda atangaza nkaho yagiye yandika amagambo agira ati musibe page y'ibyahise mwambonyeho, ahubwo mwandike mwubure iyo ubu ngubu murimo kumva n'aka kanya. Ni amagambo menshi akomeza kugenda atangaza, by'umwihariko atangariza urubyiruko rugenzi rwe. Ariko se ndakubaza, muri aka kanya ubona koko Kwizera Emeline yarahindutse 100% cyangwa se yarahindukiye rimwe? Ariko se nawe hari ibyo wifuza kureka, cyangwa ni kakandi tuvuga ngo ntagaciyemo azongera asubire muri bya bindi? Duhure muri comment munganize, ubundi mukande like niba ukunda udustory nk'utu dutoya kandi tugaruka ku bintu biremereye cyane byaranze imyidagaduro yacu. Wibuke gukanda subscribe, tujye tubana buri munsi kuri NBE TV Rwanda, inkuru zacu kuri kwawe. Njye nitwa Sana nk'ibisanzwe. Ciao ciao, hasta la vista.